nanone nk'ibisanzwe twagarutse mu dusobanuye twacu ni inkuru z'ubuzima, inkuru z'urukundo, noherejwe na Rurema ndi mu butumwa bwayo guhugura imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Izi ni inkuru z'ubuzima, inyiga guhuma zaraje zizambye ibintu ariko naje kuzura ibyari byarapfuye. Munyitege nagarutse ndi Kibamba, umwe woherejwe n'Imana kuvuga ubutumwa bwayo. Nigarukiye naje wese nduzuye ndestaye mfunze bwuma. Dutangire gutya. Hano dutangiranye umukobwa afite akantu k'akavide gatoya karimo amazi, afite n'akandi kantu mu ntoki asa nk'agiye gushyira ikintu kitari cyiza muri ra cupa ry'amazi. Bimeze bite? Dukurikire tunareba. Ibi sinshobora kubikora, ndi gutitira. Agira wowe bikore. Ujya wewe uri gushyiramo uburozi hano mu cupa ry'amazi. Nabibabwiye na kari, ntabwo yaragiye gushyiramo ikintu cyiza mu cupa ry'amazi. Ntabwo watitira ugiye gushyira akantu cyiza mu cupa atari ikintu kibi nka kiriya. Bimeze bite? Agiye kugaburira nde? Dukurikire tunareba. Ati be tuza, ibi wabikora. Ibi bikore ku bwacu, ku bw'ahazaza hacu. Ese bafite yihe mipangu? Ati bikore ku bw'ahazaza hacu. Aba bantu uko bigaragara ni agakundi k'abantu barenze babiri bari kugambanira umuntu umwe. Ninde? Hano hari uri gufasha umumero usa n'utwite gushyira imyenda muri varisi. Aramubajije, ete se buri kimwe cyose urakenera wagishyize mu gikapu? Everything that you need, honey. Yes, I think so. Undi ati ndakeka ari byo, ntacyo nibagiwe. Aba ngaba nabo ari nako bakomeza kongera utundi tuntu mu mazi. So excited to start a new life. Nishimiye gutangira ubundi buzima bushyashya. Madamu Nyiramwiza wacu nawe ati buri kimwe cyose kimeze neza Beatrice. Everything is perfect, Beatrice. So excited to start a new life. Aka gakobwa gakomeza kuvuga kati nishimiye gutangira ubundi buzima bushyashya hamwe nawe. Bishatse kuvuga ko aka gakundi kano karaha ngaha uyu mugabo n'uyu mugore bafite gahunda yo kwicura mugore kugira ngo basigarane ari bombi. Bisa nkaho uriya mugore uri gupakira imyenda ari umugore w'uyu mugabo uri gushyira akantu mu mazi. Bimeze bite? Uru rwango rwahereye hehe? Byatangiye gute? Ndababwiza ukuri yuko ugiye gusobanukirwa akantu ku kandi nagafashemo. Naje wese. Dukurikire tunareba. $1 billion will be out. Kati biliyoni imwe y'idolari yose igiye kuba yacu. Bimeze bite? Bafitiye gahunda ubundi abo bantu. Ati zunguza kivange neza. Ati genda maze undebere uyu mugabo azanye agacupa k'amazi akazaniye umugore we, kandi mwabantu mwe mwabonye ibintu yavanzemo. Ikirimo si ikinaha ni kabutindi. Honey, I brought you some water. Madamu Nyiramwiza wacu ati ndabyishimiye, aturi umunyamutima mwiza, aturakoze cyane. Ati reba itanaguriye umwana wacu, urabona atari utuntu twiza utigeze ubona habe na gato. Madamu hano arishimye, ntabwo azi ko bamufitiye undi mupangu mubi. Bamufitiye undi mupangu mubi kandi uko bigaragara no munyamutima mwiza. Uru rwango rwatangiye ruti mwabantu mwe dukomeze twirebere tunasobanukirwa akantu ku kandi akanakene nyina. Ati ndabona ari byiza, ndabona ari utuntu twiza kabisa. Hano umudamu agira ibyo ahereza uyu mukobwa wahoze bari kuzengana imyenda. Umugabo atuze kumamagara mu kanya nugerayo. Madamu nawe ati ningero ndaza kuguhamagara. Ati ndaguhamagara ngiye kukubwira umwana wacu ko azavuka ameze, nimba azaba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Undi ati nta kibazo. Of course. Ati wari wibagiwe amazi yawe? Ati fata amazi kuko uraza kuyakenera uri mu rugendo. Ndabizi uraza kugira inyota ukenera amazi. Aya yafatu yatware. Nkunda turakoze cyane. Ati mbega umuntu mwiza. Ati ndagukunda. Eleanor wari wibagiwe agakapu kawe? Disi madamu afite n'akazina keza bamwita Eleanor ni cy'Espanyol. Turakoze cyane. Ndazi kuguhamagara ningerayo kandi wiyiteho. Mugire urugendo rwiza. Murakoze cyane. Reka tumuherekeze. Let's go, it's time. Fata agakapu kawe. Reka ngufashe. Ibi biroroshye cyane, ntabwo ari ngombwa ko mufasha. Ibi nabyitwaza. Mwana Nyagasani uri wibagiwe amazi yawe? Twari duhiye. Mwana Nyagasani, umugabo ati bari bahiye. Hano bati ugira urugendo rwiza, wite ku mwana wacu. Turakoze cyane. Ati muzi ukuri natangiye kugukumbura tukiri hamwe. Nihagira icyo umenya ko wibagiwe uze kumpamagara ndakukikoherereza. Kandi uze kumpamagara ntugire ubwoba. Undi ati bye bye kuyiteho. Ati natangiye kugukumbura. Ati Renora wibagiwe amazi yawe? Ukeneye kunywa amazi menshi? Kuko uratwite ukeneye kuguma ufite ubushyere mu mubiri wawe. Ati biri Robert
wirirwe nyagasani aragiye azi ko afite inshuti ntabwo azi ko afite abarozi dore yagenge yacu yagenge y'ibirozi dore ngo arishima mu gahanga ese bimeze bite ati muhamagare hakora cyari kare It's been 2 hours. hashize amasaha abiri Can I try late? No. ese ntabwo nagerageza mu kanya ati nonaha If she opens bikore it, just say, how is she? fungura umubazo uko ameze n'uko ari kwiyumva Okay, like. okay nta kibazo reka nze muhamagare I hope she's not going to answer. ndabizi ntabwo agiye gusubiza ntabwo ari busubize madamu hano afata fone Hello? aritaba Hello? ati hello umeze neza I need Honey. a drink. atera gusubiza abanza yinywera amazi I'm sorry, babe. unyihangane baby I was drinking the water. nari ndi Oh, kumaza really? no mu mazi hey okay nari Okay. So, how do you feel? none se I'm uriyumva good. I just took Business? the water from the bar because the nafashe security amazi called the other one. nafashe amazi muri bare kubera ko Okay, yayandi okay. abasekirite I'm ntabwo happy batumye to hear your nyatwara voice. okay nta kibazo nishimiye kumva ijwi ryawe Did your plane get delayed? ese ndege Babe, yagukerereje the gate is open. I need to go. oh Okay, ndabona gate bye. ifunguye Bye. nkeneye kugenda wirirwe uyiteho madamu hano afata akasakoshi ke arigendera urumve When ku A mwana failed. uyu mudamu ati nabyara Baby will uriya be mwana a azaba big ari ikibazo problem kuri for twe all of us. Are you thinking what I'm thinking? I'm thinking plan. ese uratekereza ibyo ndi gutekereza ndi gutekereza umupango wa kabiri Yeah, call him. ati yego muhamagare gahunda bafite ya kabiri ni iyihe umusore ati kuki njyewe kuki nitse mu rugushyira ibi byose uko nibyo ugomba kubidiringana nabyo Come on, do it for us. Call him. Baby will take all ati our hani money. ati iki n'ibiki No, nyagasani that nawe wouldn't be a ndebere problem. kaje kumwibombarika iruhande We'll kugira take care ngo of this. akunde yemere Aw, guhamagara good. uwo bagiye guhamagara Good. ibi ndabyitaho bikore I have a job for you. ati ngufite ikiraka tumemo hano madamu yitwariye akamodoka dore ngo inyuma aratagwa hariya mwatatse himuturutse inyuma irimo abagabo babiri bambaye amasuti dore ngo baramwataka ati hoya ati mana yanjye ati mumfashe madamu yasabye ubufasha bamwambika masike atareba imbere mbibutse aratwite bamusinye mu kimodoka atareba hajya nahava baramuzana bamucaza hano Buongiorno signora Eleanor. waramutse Miss Eleanor Don't be ese afraid, muri bande signora Eleanor. wigira ubwoba We will make signora that Eleanor easier. ibi byose turabyoroshya atubufasha madamu akomeza gusaba ubufasha bati nta n'umuntu n'umwe uri hano ikiza waceceka ese murabasazi madamu akomeza gusaba You can ubufasha scream as much as you want. bati No ushobora one can gusakuza uko hear you, byagana kose signora nta muntu n'umwe Eleanor. wakumva signora Eleanor What you have tuza done? I have done ese wakoze iki wundi Nothing. nta kintu nakoze ntacyo I'm interested to know what you have done to die this way. ushishikajwe no kumenya icyo wakoze ku buryo ugipfa muri ubu buryo ntabwo byumva kuki uri hano mufite kubimbwira noneho ibyo ngibyo ese buryo nanatwite Antonio Damelo. neza hano mpa telefone wowe mpa telefone nimba yaragize ngo kumwaka igiki abicanyi bafite baziranye utuntu twinshi ku buryo mwaka kantu kamwe kagira mwatsa kandi Send us another $5 twohereza andi miliyoni 5 z'idolari because you kuko ntabwo ugeze didn't utubwira tell ko us that she atwite was pregnant. Send us aba another bagifungura $5 voice million. note hari uwabinjiranye What the hell are you doing here? Get hasi out. ubundi kuki wowe winjira hano ukwakora iki genda sohoka barazafungura voice note twoherereze andi mafaranga miliyoni 5 z'idolari kuko ntabwo ugeze utubwira ko atwite What to say? mubwire that we iki only abaza agreed on abakobwa hano 5 mubwire ko tuba twemeranyije kuri miliyoni 5 z'idolari gusa nibyo We only agreed twari on twemeranyije ariko 5 miliyoni 5 z'idolari gusa Do you want to give me iyo the ushaka ko money? amafaranga cyangwa ushaka mu murika agende Let her go. What to say? mubwire ngo iki Accept it. byemere Do you want her to come back? ese ushaka ko agaruka hanyuma akihorera Think. utekereze ntabwo mbizi babe Are you ese forgetting ukwirengagiza ko that miliyoni imwe y'idolari $1 iraba ari iyacu nimba ari indura yibaha ntabwo mbizi Eliminate that bitch. ati mumwice Niba bawushinzwe mumuvane mu doesn't nzira matter. niyo yaba nubwo yaba atwite ntacyo bivuze amafaranga ndayakohereza mu kanya gatoya kandi mwibagiwe gutwika umubiri we nyagasani
kandi mu ikimenyetso cyemeza yuko mwamaze kumukura mu nzira. Who wants me dead? Ese umuri It's not ushaka my job to kumfa? tell you who wants you dead. Ntabwo ari akazi kanjye kukubwira umuntu ushaka gupfa. Bagushyiriyeho miliyoni 10 z'idolari kugira ngo wicwe. Miliyoni 10. I can pay you Nabakubira double. ayo mafaranga. Where you will get the money? Yesu uzavana ayo mafaranga. Antonio, swear to God, I can ndebera pay nawe, you ndebera hano. double. Ndarahira kumana. Io Nawe sono figlia di yabakubira. Ndi umukobwa wa Richard Rich. Appartengo alla famiglia della De Luca. Uturuka mu muryango wa De Luca. De Luca? Yego. Oya. Kuki Antonio bagiye guhamagara. Nimba bagiye guhamagara nde sinzi. Ciao boss. Bimeze boss. Abbiamo Hano un mufite pesce igifi kinini. grosso all'amo. Ninde? La discendente di N'umukobwa wa Richard Rich. De Luca. Wo mu muryango wa De Luca. Porto Ati immediatamente. ndabyitaho ndaje mu kanya gatoya. Sinzi ngo ninde abangaba bo yagendeye izubirozi batangiye kubishwaniramo. Patisari message wabonye ati turi mu cyumba kimwe ndi kukubaza mutuze mani mutuze nta yandi mahitamo dufite. Baratuza baratekereza hari umugabo wahisaza ku kanya ati De Luca afite abakobwa babiri. I hope it's not Eleanor. Ariko nizere ko atari Eleonora. Amukuramo ikimaso cye hano ati ni wowe Eleonora. Ese ubundi yari wowe kuki byashoboka? Kuki waba watekereje ko nkora ibintu bibi nk'ibi ngibi? Ubundi wasaze boss, ibi nabigufasha kubikemura. Subira inyuma wa muginga we winkoraho tuza nonaho uratekanye. Ese nawe uri umwe muri uyu mwanda akumenya yuko uri mu maboko meza nonaha. Ndeba winkoraho ariko umbabarire ku byaba byabaye byose ariko ugomba kunyizera. You know me when I say Urabizi no, mvuze it's oya a aba ari no. oya. You are just lucky they called me. Now Uri listen to me umunyamahirwe kuba carefully. bampamagaye. Nonaha nyumva neza. Ngwino tujyane oya ngwino tujyane. Ntabwo nshaka kujyana nawe. Me, please. Ngwino tujyane ndakwinginze. Matteo, Oya. give me the phone. Mateo ma telefone aho ngaho. We need to let him know that the job is done. Ati boss ariko dukeneye kumenyesha ko akazi karangiye. Ahamagara. Ciao. The job Siyawo, is done. akazi karangiye. Nimba amenyesheje ndi sinzi. Eliminate that old bitch. Ati muvaneho umwanda kabone nubwo yabatwikira ntacyo bivuze. Amafaranga ndabiyohereza mu kanya. Kandi ntibugirwe gutwika umubiri we wose. Munyoherereze n'ifoto igaragaza ko akazi karangiye. Mana yanjye uwo He yarinde. wanted to kill me and my baby. Uwo washakaga kunyica hamwe n'umwana wanjye yarinde. Nyagasani agahinda kagira mu bintu kica. Ati ntabwo nabyizera. Ibi sinshobora kubyizera habe na gato. Witungurwa Eleonora. Byari byitezwe kuba kuri uriya mushene washatse. Watumye urukundo rwanjye nawe ruhagarara kubera uyu muhungu. Naragusize kubera ko nashaka ku buzima bwiza. Mana yanjye My God. nari ndi mu makosa. Eleonora mukundwa ndishimye kubera ko umwana arokotse ibibazo nk'ibi ngibi kandi ukaba umeze neza nanone nanjye meze neza kandi sinzigera ndeka ko ari ikintu kibi nk'iki ngiki cyongera kukubaho. Because I Naragusize never liked your lifestyle. naragusize kubera ko ntakunda imico yawe kandi nawe ntiwashakaga kuva mu buzima bw'abamafiya nk'abariya. Amor, sinigeze ndekera kugutekereza habe n'umunsi n'umwe. Sinigeze ndekera kugutekereza habe n'umunota n'umwe. Nanjye ubwanjye Non ti ho sinakwibagiwe. dimenticato anche io. Iteka ryose nahoraga ngutekereza. Sempre ti ho pensato, ma tu Urabizi neza ko nashakaga sapevi che umuryango. volevo una famiglia. Nashakaga ko njye nawe Un tuzabyarana figlio umwana con te. tukagira ubuzima bwiza hanjye nawe mukunzi. Ibi nabitekereje amezi 6 yose. Nari nzi ko ndi mu makosa ariko ndakwinginze reka tujye mu rugo. Reka tujye mu rugo. Indege iradutegereje. I have Ariko mfite another akandi kazi ko job to do. gukora. I Naje come hano here kugira for ngo the baby's nkore check-up. check-up y'umwana wanjye uri mu nda. I have to do this. Aya mfite kubikora none. Possiamo andare dove Hanyuma. tu vuoi. Tukajya aho ushaka. Va bene. Reka tugende. Abatandukanye dore ngo barongera bagahura bakagira couple yishimye. Aba baje hano yagenge y'abarozi igenge mbi cyane imwe bavuze. Baje hano none bafite undi mupangu hari ikintu bagiye gukora. Baje gufata ka video note hano kugira ngo bakamwoherereze. Nimba bagiye kumubeshya ngo kino ntabwo mbizi kadukurikire turebe. Oh my dear stepsister. Nyagasano ndebere nawe. Kumbi wa mukobwa wahereye karashaka kwicura mukobwa ni umu step sister we. Ubundi umu step sister ni nka kwa kundi
umugabo ashobora gushaka undi mugore ariko uwo mugabo afite umukobwa, none uwo mukobwa bazabyarana wundi aza uyu nguyu wari yarafite mbere azaba ari step sister wo wundi babyaranye, baje hano kumutakira atuzahura mu mutima wanjye, ntabwo nigeze ngira mu muvandimwe umeze nkawe, ariko aho nakagombye kugira uwo akagombye kuhaba warahambereye nyagasani, bari kurepeta ikinyuma nawe undebere. Uyu nguyu ati soma interuro udahindagura amajwi. But without shaking your voice. Come on, try again. Barongera baraza. Oh, my dear step sister. Kumbi hano haruri kubafotora. Haruri kubafata video. Now you are acting. Baturi kwaktinga. Wowe soma interuro yanditse aho ngaho. Wibitindaho. Tugomba kumenyesha polisi. You're a liar. We'll do it for an hour. Ibyo turabikora mu isaha imwe yonyine. Nyagasani. Okay, so I find a perfect dress. Ifite voice note kandi nta n'umwe uri kudukeka. Ati oke nashatse n'umwambaro mwiza w'ikirori. Nyagasani, aba bantu bari banateguye ko umurambo uri buze gutwikwa, ntabwo bazi ko inyana yabonye yayo. Nyagasani, baratungurwa, baraje bemere, baraje bagubwe gitumo. Hati ibyo ni byiza, baraje hano barakomeza baragenda, bari mu kirori hano. Madamu n'umugore we baraje, ati mana yanjye, ati ho, ati ntabwo nabitekereza, ati ntibishoboka, hatumeze neza. Umwana ameze neza. I am okay, Poppy. It's everything okay. I never been better in my life. Luciano, ndishimye cyane kuba ngiye guhura nawe. Mfite ibintu byinshi byo kukubwira. Mana yanjye abakobwa bagira amagambo. Ati ngwino tugende. Mfite guhura n'umunyamategeko. After the funeral. You're gonna need really good ukeneye umunyamategeko mwiza koko, natunguwe kandi wantengushye. Honey, I thought I would never see you again. Natekereza ko ntazongera kukubona ukundi. Uko mbibona nanjye nagarutse iwanjye. Ujya byari amakosa. Mana yanjye, kute watinyuka, wagerageje kwica umwishywa wanjye. Nyagasani, dore ngo baramuvamo aribo bakoranye amakosa, aturi igicucu. Genda sohoka mu nzu yanjye nonaha. Eleanor, ndakwinginze sohoka, dore ngo bafatanyije ari nabo batangiye kumusohora bwa mbere. Dore ngo bari yorobeka disi mukungu wanjye. Umwana yagize ati uzabyara uwe mwana. Ni surprise. Tegereza gato, hari indi surprise ngufitiye. Mfite akantu gato ngiye kukwereka. What's that, Poppy? Agiye kumwereka iki? You read the sentence but without shaking your voice. Come on, try again. Never mind. Utanyeganyeze. Dore ngo ya video babafashe baraza kuyimwereka. Nyagasani, and no one will be suspected us. Bella? Ati Bella, kuki wabikoze? That's not true. Ibyo ntabwo ari byo. Iyo ni AI. That's a fake Niwe video. wabikoze, yakoresheje AI. Akora ibyo ngibyo. Ati ntabwo ari video ya fake, iyi ni video ya nyayo. Urabizi ko ngukunda nka mukuru wanjye. Mwese musohoke mu nzu yanjye. Ati tugende. Undi ati hoya, mwese munsohokere mu nzu. Ngaho mureke twirira surprise. Dore ngo baraserebura, bagiye guserebura disi. Ati muze tugende. Thank you very much, Poppy. Ati wakoze cyane, sinzi ko aricyo nakora nagufite. Ndishimye cyane, byonyine ko uri hano kandi umeze neza, biranejeje cyane. Uriteguye? Ubundi ati bisinabyihanganira nimumbwire. Umugabo ati bifite akabazo gato. Ubundi wasamye ryari, watwise ryari. Aya basi, dore ngo baraserebura. Umwana n'umukobwa birashimishije cyane. Uwari waranzwe ngo ni ikirara asubiranye n'icyuki cye. Izi ni inkuru z'urukundo mw'abantu mwe. Nanjye nduwatumwe na Nyagasani kugira ngo nsimbanezeze muri uyu murimo mw'abantu mwe. Imana ibarinde, ibandebera icyoroshye. Ndabakunda cyane. Mwese mugume ku murongo tujye twibana 5 kuri 5. Mukore subscribe ku bwinshi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.